Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni za filime z'ubwenge uba utagomba gucikwa. Ku bantu bakunda filime za action zitangira zirwana zikanasoza zirwana, iyi ni ya filime uba utagomba gucikwa. Nimba ukunze filime nyinshi zirimo kurwana n'ibintu bikomeye, zirimo kurwana n'inyamaswa, ugasanga bari guhunga amaparayine, bari guhunga ibintu byinshi, iyi ni ya filime uba utagomba gucikwa. Gusa mbere ko utinjiramo, reba hasi ni subscribe kandi ufungure inzogera, kore kuri like kugira ngo storytelling nk'izi nkozi ujye uzibona mu mbere. Gusa nanone wumva ushaka iyi filime cyangwa se nyine wumva ushaka kureba iyi filime ku buryo bwiza busobanuye neza, wajya kuri website yitwa AG Microbe Pro, iri muri description y'iyi video, niyo mba nayishyize nyine link yayo iri muri description y'iyi video, ukayinjiramo sasa ukajya kureba iyi filime isobanuye neza, atari storytelling nk'uko nguko. Gusa mbere uko ujye kuyireba cyangwa se nyine mbere uko ujya muri website AG Microbe Pro, banza ufate iminota 5 gusa, ndegera noya iyi storytelling, banza ufate iminota 5 banze wumve nyine ubundi iyi filime ni bwoko ki cyangwa se ubundi ni bikibera muri iyi filime. Tugerageje gutangira twihuta, ubundi ni filime itangira ahantu mu mujyi runaka, ariko abari kwa kundi nyine umusanga umujyi uturiye ku mazi cyangwa se uturiye ku nyanja. Kwa kundi ushobora gusanga nka New York wenda ituriye hafi y'inyanja, ugasanga dufashe urugero rwiza nka kuri umujyi wa Rubavu umeze. Rero dutangirana n'umujyi uba uri hafi y'inyanja, sasa nyine uri hafi y'inyanja ku mazi. Noneho sasa mwiteganyagihe baravuga ngo mu masaha make cyane cyangwa se mu minota mike cyane hashobora kuza umutingito cyangwa se hashobora kuza earthquake, ubundi ni umutingito nyine. Ariko ngo umutingito ushobora kuza gutera ikibazo ku mazi y'inyanja, cyangwa se ushobora kuza gutera amazi y'inyanja kuzamuka ku buryo ashobora kuzamuka amazi akazamuka metero zigera kuri 20. Abakora mu iteganyagihe rero bavuga ko rero hashobora kuza kuba uwo mutingito, rero hakaza kubaho kuzamuka kw'amazi y'inyanja akazamuka mu metero zigera muri 20, aba ari metero nyinshi ku buryo ushobora gusanga amataje menshi yo muri uwo mujyi cyangwa se nyine yo muri ako quartier arengewe n'amazi. Sasa umutingito mu minota mike cyane uza kuba hanyuma amazi y'inyanja koko nkuko bari bayivuze mu iteganyagihe cyangwa se nkuko bari bayivuze mu itangazo, amazi akazamuka mu metero zigera kuri 20 zose, nyine azamuka agana ahantu hatuwe n'abantu cyangwa se nyine agana ahantu muri uwo mujyi. Umujyi wose uragenda ukwarekamo amazi, umujyi ukagenda ukuzura amazi ku buryo hasigara ya mataje maremare koko, ya mataje maremare usanga afite nk'amagorofa nka 20 kuzamuka, ariyo nyine asigaye hejuru nk'amagorofa 5 yo hejuru ariyo asigaye nta mazi arimo. Sasa ubwo byumvikanisha neza ko ya magorofa matoya cyangwa se ya mataje matoya, za nzu ntoya z'ubucuruzi zose ziragenda zikarengerwa n'amazi y'inyanja. Sasa ubundi haba hari ahantu haba hari akaromantation cyangwa se ako wagereranya n'akaforomasi, ariko reka tukite akarimantasiyo. Haba harimo abantu rero babaje guhahamo, abari alimentation nyine ikora neza, ikora cyane. Mbere yuko uwo mutingito uba cyangwa se mbere yuko uwo mwuzure uba, muri iryo duka hinjiramo abajura nyine baje gusahura, baje kureba manager ngo bamwibe amafaranga ye, cyangwa se baje kureba manager w'iyo alimentation ngo bamwake amafaranga, nyine mu gihe bari bakiri gushaka kwiba iryo duka cyangwa se nyine mu gihe bari gushaka uburyo bakwiba iryo duka, nibwo wa mutingito uvuka. Noneho y'amazi y'inyanja cyangwa se wamwuzure ukaza ukarengera iyo alimentation ku buryo isigara nyine mu mazi nayo. Rero baza kugira ikibazo gikomeye cyane, nyine bamwe bahita bajya hejuru ya za kontwari bakahagara hejuru, kuko niho amazi aba atari kugera neza ku buryo nyine basigara hejuru ya kontwari, ahandi hose huzuyemo amazi. Babajura ndetse n'abantu bari baje kwibamo bose baba bafatwe muri ayo mazi, baba bafatwe muri iyo alimentation nyine habayemo umwuzure nyine huzuyemo amazi. Ariko ikiba kibabaje ntago ari umwuzure cyangwa se uwo mutingito uba wateje uwo mwuzure, ahubwo ikiba kibabaje ni ikiba kiri muri ayo mazi cyangwa se ni ikizanwa n'iyo nyanja muri uwo mujyi. Muri iyo nyanja habatuyemo bya shaka cyangwa se icyo wakita nka barene. Shaka na barene burya ngiye bijya bingora kubitandukanya, gusa nyine byose ni amafi manini cyane, nizo nyamaswa za mbere nini ku isi. Hagati ya shaka na barene nizo nyamaswa za mbere nini ku isi, gusa zose nizazi nibita ngo ni indyanyama cyangwa se ni imigi, cyangwa se nk'icyo wagereranya nka predator nyine aba ari imigi nyine. Sasa kubera iyo nyanja iba yazamutse nyine ikaza ikagera no muri uwo mujyi, haziramo za shaka cyangwa se zo wakita za barene, zikatangira ziza zitembera muri uwo mujyi. Kubera abantu rero babatuye muri uwo mujyi ndetse n'izo shaka ziba zazamutse muri uwo mujyi, abantu benshi baba barohamye, abandi nyine bagiye bakomereka kubera umuvumbo w'amazi. Murabizi inyanja yameze nk'ihindukije nyine
yihindukirije muri uwo mujyi. Sasa zashaka ziza zishaka iyo mirambo zikagenda zirya. Muri ba bantu rero baba bari muri alimentation bagiye kubona Barene yinjiye muri alimentation, ije itangira kugenda irya ya mirambo nyine yari yarengewe cyangwa se yishwe n'amazi. Noneho sasa bakajya bakabona imirambo yari irerembye hejuru iri kugenda iribwa n'ikintu batazi bataramenya neza, gusa nyine mu by'ukuri abarishaka cyangwa se nk'icyo wagereranya na Barene. Sasa babona ko ikibahangayikishije cyane atari umwuzure gusa, ahubwo ari kiri muri uwo mwuzure, mbega ari kiri muri ayo mazi kiri kuza gishaka kubarya. Kiraza rero kigatangira kurya iyo mirambo, gusa nyine haba harimo n'abake bakiri mu mazi barokotse bari gushaka koga nyine kugira ngo bave mu mazi baze burire hejuru ako ntwari kugira ngo babashe gusurvivinga cyangwa se kubaho nyine barokoke. Ariko mwibutse ibi binyamaswa cyangwa se izishaka cyangwa se izo wakigereranya na Barene, ikintu cya mbere zigenderaho cyangwa se ikintu cya mbere kizikurura ni vibration, cyangwa se icyo bakita nk'umutingito cyangwa se kwinyeganyeza kw'akantu gatoya. Rero bivuze ko aba bantu baba bari mu mazi, aba bantu baba bari gushaka koga kugira ngo nyine baze hejuru ko ntwari bave mu mazi, aba ari amazi y'inyanja, aba ari amazi akonje cyane. Bakomeza gushaka uburyo boga, ariko mu koga bateza vibration ku buryo ahantu hari yashaka cyangwa se ahantu hari ya Barene bituma vibration hagira ikaza ikurikiye vibration. Rero ikomeza kuza yigira imbere kugira ngo nyine ize ibye abo bantu cyangwa se kugira ngo ize irebe ikiri gutera vibration. Rero ikomeza kuza igakomeza kugenda ibya abantu benshi, ikakomeza kugenda yangiza ibintu byinshi ku buryo abantu baba bari muri alimentation bagira ubwoba, ukagira bakarambirwa kuvuga ati nitudashaka ikindi gisubizo cy'uburyo twahangana ni Barene biraza kurangira twese dushizeho Barene yaturiye. Rero sasa aho hirya muri alimentation rero babonamo itako ry'inka, ariko riba riri mu kintu kimeze nk'igisongo. Rero bakavuga ati uyu ni umwanya tubonye cyangwa se aya niyo mahirwe tugize yuko tubasha ku buryo twatega iyi Barene maze tukabasha kuba twayishyira hasi itaratumara. Sasa rero baravuga ati rero dukeneye umuntu wambuka mu mazi uzi koga akagenda yoga gake gake adateza vibration kugira ngo Barene itamwumva, akagenda kazana rya tsako ry'inka ndetse na kira gisongo kirimo, tukabasha kuba twatega iyi Barene. Sasa habanza kubura umuntu nyine uzi koga cyangwa se umuntu wiyaminira, gusa umukobwa umwe aravuga ati njyewe ndiyaminira nyine ndagerageza uko nshoboye ninapfa mfe, ariko byibuze hari ikintu mfuye ndi kugerageza gukora, ndi kugerageza gutabara bagenzi banjye. Rero ajya mu mazi bucece mu gace gake yitonze, akajya mu mazi kugira ngo nyine yambuke ajye hirya ku yindi kontwari cyangwa se ku kandi kumba ajye kureba ko yazana iryo tako maze babashe kuba batega iyo Barene. Sasa ajya mu mazi agatangira koga gake, ariko mu kugera imbere aza gukoma akantu bikaza gutuma Barene imwumva. Mu gukoma kandi ko abona ko Barene yamwumvishe ikatangira kuza imusatira, bihita biba ngombwa ko yoga vuba kugira ngo ave mu mazi Barene itaze ngo imufate. Atoyirwa mu mazi, noneho vibration Barene ikabimwumvishe neza, nayo ikatiza yihuta nyine mu mazi. Ariko biza kurangira umukobwa nyine ayicitse akata afata rya tako ndetse na cya gisongo akata kinagira babandi bari hakurya, bakata bapanga noneho uburyo bagiye noneho gutega iyo Barene. Sasa batafata iryo tako ndetse n'icyo gisongo bakata bashyira igisongo muri iryo tako, bakata bakinaga mu mazi kugira ngo noneho batangire bagikoreshe cyangwa se batangire bakinyeganyeze. Noneho sasa Barene niyumva vibration cyangwa se igenda ikurikira ahantu hari guturuka vibration, isanga rya tako ry'inka maze irirye, ariko nyine imbere harimo cya gisongo, bizi kurangira cya gisongo kishe iyo Barene. Rero babipanga utyo bakanabikora utyo, bafata iryo tako bakakiramo icyo gisongo bakazirikaho umugozi nyine, bakazirika no kuri kontwari. Sasa bakakinaga mu mazi bagatangira kunyeganyeza uwo mugozi nyine, ari nako iryo tako rigenyeganyeza maze bikaza kurangira vibration igeze kuri Barene ikaza ije kurya icyo kintu rero kiri guteza vibration, bikaza kurangira kikiriye, bikaza kurangira Barene iriye rya tako ndetse bikaza no kurangira cya gisongo kishe ya Barene. Nakubwiye ati zini za filime utagomba gucikwa, nimba ukunda filime zimeze utya ni za filime uba utagomba gucikwa. Gusa mbere kujya kuyireba cyangwa se mbere uko ujye kuri website nakubwiye iri muri description y'iyi video AJ Micro Pro,
banswa ni subscribe unafungura inzogera kugira ngo sirotringe nk'izi nkoze ujye uzibona mu hambere kugira ngo uhite ujye no kureba filime. Banswa ni subscribe, njye mwavuga ni Tupa naho ubutaha.